nongeye kubasuza bene data, abakunzi b'Uwiteka, abakunzi ba Anaweza TV, abakunzi ba Mama Matilda, mwese Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndabashimiye ubufatanye mukomeje kungaragariza, uburyo mukunda umurimo w'Imana, abo dufatanije, abanyohereza za message, abantelefona, mbega abandi hafi mu buryo butandukanye bashyigikiye umurimo mwiza w'Imana, muhabwe umugisha n'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire ngo umuhati wanyu usubusa ku mwami. Abakoze subscribe kuri channel yacu, bagakora notification, basharinga ijambo ry'Imana, mwese muhabwe umugisha. Iyo wakoze subscribe ugakora notification, ni ukuvuga ngo buri kiganiro cyose, buri video yose, buri jambo ry'Imana ryose ducishije kuri Anaweza uraribona, kubera yuko ihita ikubwira ngo Anaweza hari ikishyizeho, ugakurikira ukakibona. Abakomeje kugira umwete rero wo gusakaza ijambo ry'Imana, namwe muhabwe umugisha. Ubwo murabafatanya bikorwa, Uwiteka Imana abarebe neza, abishimire. Ndashimira Imana ko ikomeje kwagura uyu murimo mwiza dukorana namwe. Ndagira ngo mbabwire ngo umuhati wacu ntabwo ari ubusa ku mwami. Nukuri nitutagwisari tuzagororerwa. Haleluya. Tugeze rero mu wundi mwanya mwiza wo kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri iyi minsi turimo kuganira ku gusenga, ibijyanye no gusenga. Imana irashaka ko tuba abasenzi, irashaka ko dukangukira gusenga. Umukristo nyawe ni umukristo ukunda gusenga. Haleluya. Turaza gusenga nyuma yo kuganira kuri ino jambo, ariko ibihe turimo ni ukuganira ku ijambo, ni ukuganira ku gusenga kandi dusengera mu ijambo ry'Imana. Twese dukwiriye kuba abasenzi kugira ngo tubashe kuba muri iyi si tudasinzwe n'uburiganya bw'umugome. Haleluya. Mwebwe mwese rero bene data, nimuze dushaka Imana, tuyegere kugira ngo tugire kamere y'ubumana, kugira ngo ubuntu bw'Imana bubane natwe, kugira ngo idushoboze kuba muri iyi si, idushoboze kunesha, idushoboze gukora ibyo ishaka n'ibyo ishima. Tuzabishobozwa n'iki? Tuzabishobozwa no gusenga. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatambutse riheruka, twabonye ko ngo tube maso dusenge, tube maso dusenge. Yesu nashimwe cyane. Tube maso dusenge. Ijambo ry'Imana niko ritubwira. Yesu yabwiraga abigishwa bati mube maso musenge, mutajya mu moshya. Ahandi akongera akavuga ati musenge ubudasiba. Bene data, dukwiriye gusenga ubudasiba kugira ngo dushobore kuba muri iyi si. Haleluya. Nkuko mbabwiye rero, tugiye kuganira ku bijyanye no gusenga. Ubushize twavuze gusenga, none turashaka kuvuga ese gusenga bitumarira iki? Ni inyungu ki tubona mu gusenga? Yesu ashimwe cyane. Ni inyungu ki tubona mu gusenga? Haleluya. Inyungu tubona mu gusenga bene data ni nyinshi, nawe wakongeraho nyinshi. Izo ujya ubona igihe wasenze, hari izo ujya ubona, hari izo utarabona kuko wenda utaragera ku rugero Imana igushakaho, ariko hari inyungu nyinshi zibonwa n'abantu basenga Imana. Haleluya. Nge rero uyu munsi ngiye kukuganiriza zimwe muri zo inyungu z'umuntu usenga, ubana n'Imana, wegera Imana. Haleluya. Umuntu ukunda kwegerana n'Imana, icya mbere na mbere bituma abaho ubuzima butekanye, ubuzima burimo amahoro, ubuzima bwizeye, bufite kwizera. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima butuje, budahahamutse, budatewe ubwoba, akabaho atekanye, afite amahoro. Kuko niyo afite ikibazo, abazi ko Imana ibishoboye, abazi ko Imana yiyeguriye, Imana yabwiye, Imana yasenze, Imana yasabanye nayo, ifite gukemura icyo kibazo, ifite uburyo izabigenza. Yesu ashimwe cyane. Wowe iyo wamaze gusenga urituriza, ibindi biba ari iby'Imana. Yesu ashimwe. Akenshi umuntu ubaho ubuzima bwo gusenga ntabwo abaho akubitwa hasi n'ibibonetse byose, aba afite muri we inkomezi ziva ku Mana. Haleluya. Aba afite amahoro, aba afite gutuza, no mu muraba ntabwo ahahamuka. Yesu ashimwe cyane. Iyo ni imwe mu nyungu z'umuntu ukunda gusenga. Haleluya. Ibi ni bimwe nagiye mbashakira, ariko namwe muzagenda mushaka ibindi. Iyindi nyungu yo gusenga, mu gusabana n'Imana, tubona umugisha, tubona ineza y'Imana, turasubizwa. Fata urugero, wenda wasengeraga akazi ugasenga, sinzi igihe uzasenga cyangwa sinzi igihe ugombye kumara usenga, ariko gusenga kwacu utuma Imana imanura ibisubizo. We waririraga akazi wagashakaga, we waririraga gukira indwara, we waririraga kubona abawe wabuze,
imana ijya idusubiza, ijya yumva gusenga kwacu ikadusubiza. bivuze rero ngo binyuze mu gusenga kwacu, mu gusabana n'Imana, mu kwiyegurira Imana, tujya tubona imigisha, tujya tubona kugirirwa neza n'Imana. Mwene data wakubaza, we ntabyo wasengeye Imana ikabikora? Birahari kandi byinshi. Haleluya. Hari ibyo dukorera twasenze, hari ibyo dukorera tutanasenze. Ariko ndagira ngo nkwibarize, nta bintu wumva wigeze gusengera ukabijyana imbere y'Imana, ukabifatira igihe ukabisengera ikabisubiza? Rero mu gusenga tubona ibisubizo bivuye ku Mana, turasubizwa, amasengesho yacu arasubizwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo busabe muzahabwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo. Mukomange muzakingurirwa, ushake muzabona. Haleluya. Ubwo rero mu gusenga turasubizwa, tubona imigisha y'Imana, tubona ibisubizo bivuye ku Mana biturutse mu gusenga kwacu. Haleluya. Ikindi kintu gusenga bifasha, gusenga bikiza agahinda, bikiza umubabaro wo mu mutima, byomora ibikomere, birahumuriza. Yesu ashimwe cyane. Birahumuriza. Uzarebe hariho igihe umuntu agira agahinda, ugatewe wenda n'ibibazo bitandukanye wahuye nabyo, ugatewe n'intambara wahuye nazo, ukumva ufite agahinda, ukumva ufite umubabaro mwinshi wo mu mutima, ukumva nta kintu cyagukiza uwo mubabaro. Nawe byari byakubaho? Wari wagera igihe wumva umeze gutyo, wumva udatekanye, wumva ufite agahinda, ibyo ukora byose ariko ukabikorera ku kintu cy'umubabaro, ukumva umutima urabyimbye, ukumva urababaye, ukumva ufite agahinda. Aha niho hahandi bijya bivamo abantu kugira trauma, akagira trauma cyangwa depression iterwa n'agahinda gakabije, cyangwa ibikomere byo mu mitima. Hariho abantu bagira ibikomere akabimarana imyaka n'imyaka, agahora hagira akantu kandi kamubaho, cya gikomere kikabyuka kuko kiba kiri mu mutima kikongera kigatonekana. Rero gusenga bituvura imvune zo mu mutima, bidukiza agahinda gakabije, tutabasha kuvurwa n'abaganga, tutabasha kuvurwa n'inshuti. Yego batugira inama y'uko ufite agahinda gakabije gutyo, wagize iyo depression cyangwa wumva ufite ibikomere bihora bitonekara, batugira inama zo kureba abajyanama. Ariko ushobora kumusanga ukamuganiriza kugira ngo uruhuke, ariko ntashoboye gukemura cya kibazo burundu. Ni ukumuganiriza kugira ngo wumve uruhutse, ubohotse, ariko wa mubabaro wawe yongeye kuba wenyine birongera. Niba hari akagabanuka uraruhuka kandi iragusubiza. Ikindi Imana ikubikira ibanga. Uzi ko ushobora no kujya kuganira n'umuntu ngo ni umujyanama cyangwa n'umukansela mu rurimi rw'amahanga, ejo ukumva ibyawe yabishyize hanze, kandi hari ibyo atabasha no kugukorera kuko hari aho agarukira. Ariko iyo ugiye imbere y'Imana urayibwira ukaruhuka, kandi ukumva ubwiye ukwiye kubwira, ukumva ufite icyizere cy'uko izakugirira neza. Dore ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo nibwira kubagirira ni byiza muri Yeremiya. Iyo wayibwiye rero wumva utuje, kuko wumva izakugirira neza. Ikindi cyiza cyo kubwira Imana, inyungu iri mu kubwira Imana no gusabana nayo, iraguhumuriza, iragaruka nayo ikakubwira ijambo, ahubwo iti humura ndi kumwe nawe, humura nzakurengera, humura nzakurwanira. Noneho ya magambo agahumuriza umutima wawe, ukumva wongeye kunezerwa no kugubwa neza. Haleluya. Gusenga rero, indi nyungu iva mu gusenga, ubundi bwiza bwo gusenga, uruzi ko iyo dusenga, wa muntu ukunda gusenga no kuba imbere y'Imana, Imana iguhindura ikaguha ubwiza, ikaguha ubwiza haba ari ku mubiri, ikaguha n'ikintu cyitwa igikundiro. Gusenga bizana igikundiro, bizana ubwiza bw'Imana, bizana kubahwa, bizana guhabwa agaciro n'abataguhaga agaciro. Bene data, tujye imbere y'Imana dukunde gusenga, iguhindure, igukureho icyo cyangira, ariko igukureho urwo ruvugo, igukureho icyo gisuzuguriro, igushyireho igikundiro, igusiga amavuta yo gukundwa, igusiga amavuta yo kwemerwa, igusiga amavuta y'ubwiza, kandi igusiga n'amavuta y'ubugwaneza. Gusenga biduhesha kugira igikundiro. Haleluya. Gusenga, indi nyungu iva mu gusenga, bituma tumenya ubushake bw'Imana, ukabaho udahuzagurika, ukabaho utari inyamurya irya nino, ukabaho utirwanirira, utishakishiriza, ukabaho uticira inzira, umenya ubushake bw'Imana. Imana ikakubwira iti hoya, wari ugiye gucuruza, ariko gucuruza nta mugisha wawe urimo, nta mugisha nzaguhera mu gucuruza. Umugisha wawe ntabwo nawugeneye, ntabwo inzira y'umugisha wawe ntabwo ari mu gucuruza. Si aho ngaho nakugeneye kubonera umugisha. Gihorere gucuruza, jya gushaka akazi, nzaguhera umugisha mu kazi, nzaguha akazi keza. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa se wari ugiye gushaka akazi kakubwira iti hoya,
akazi ntacyo kazakugezaho. Genda ucuruza uhere kuri duke, nzagenda nkwagura nguha umugisha, cyangwa se genda ufungure kampani yawe nzakwagura. Imana iratuganiriza mu gusenga. Mbega mu gusenga tumenya ubushake bw'Imana. Iyo tumenye ubushake bw'Imana tukabugenderamo rero tugirirwa neza n'Imana. Ikakubwira iti wowe ndashaka kunkorera, ndashaka kureka ibyo wakoraga byose ukankorera. Iyo ugendeye mu bushake bw'Imana, mwene data, nkubwiza ukuri, ubona ineza y'Imana, ubona kugirirwa neza n'Imana, ubona gutabarwa n'Imana. Haleluya. Gusenga rero bituma tumenya ubushake bw'Imana, tukabugenderamo, tukayoborwa nayo, tuyoborwa n'ijwi ryayo. Ikatubwira iti wica haca hano, wikora iki kora iki. Ubwo tukaba tumenya ubushake bw'Imana kandi bikaduhesha umugisha. Haleluya. Mu gusenga rero bene data, gusenga biduhindurira amateka. Gusenga biduhesha guhindurirwa amateka. Imana ikadukura ku cyavu, ikatwicanya n'ibikomangoma. Imana igahindura amateka yacu. Imana ikagura imbago zacu, haba ari mu buryo bwo kuyikorera. Iyo uri umuntu ukunda gusenga, Imana iragusiga ikaguha imbaraga zo kuyikorera. Haleluya. Ikaguha amavuta ugasigara ukorera Imana, nawe ukavuga utari kose ni njyewe cyangwa si njyewe. Nuko wegereye Imana, wegereye Imana ihumura amaso yawe y'umutima, amatwi yawe irayatunganya, irayazibura ukabasha kuyumva, ikaguha amavuta yo kwikorera. Haleluya. Ikindi bene data, gusenga biduhesha imbaraga zo kunesha icyaha. Ukabaho ukora iby'Imana ishima, ukabaho ugendera mu nzira z'Imana utavangavanga. Gusenga biduhesha imbaraga zo kunesha icyaha. Hakaba hari ikintu cyakunaniye mu buzima bwawe, yenda ukaba ari mu nzu y'Imana ariko ufite akageso ko gusambana kakunaniye. Ukaba ari umuntu ari mu nzu y'Imana ariko afite akageso ko kwiba kamunaniye kuvaho. Ujya imbere y'Imana ugasenga, igahindura kamere yawe. Wajya kubikora ukumva umutima wawe uribanye, ukumva umutima wawe ntukwemereye. Burya n'imbaraga z'Imana ziba zaraguhinduye. Bene data, hari inyungu nyinshi ziva mu gusenga. Haleluya. Uko urushaho gusenga niko Imana ikongera inzara n'inyota. Ese ibyo si umugisha? Mu gihe abandi bakakaye, badashaka gusenga, badashaka gusoma ijambo ry'Imana, ariko wowe urushaho gusenga, Imana ikarushaho kukongera inzara n'inyota, ikarushaho kukongera umuhati wo kuyishaka. Ikindi, wasoma ijambo ukarihishurirwa mu buryo budasanzwe. Kubera iki? Uri mu kubaho kw'Imana, usabanye n'Imana, Imana ikubereye maso. Bene data, hari inyungu nyinshi twabasha kuvuga. Uyu munsi vuze kuri izi ngizi, ariko nawe wakongeraho izindi. Nitubona n'ikindi gihe tuzajya tugenda turushaho kuganira no kureba inyungu zo gusenga. Ndiho ndabakumbuza gusenga, ndiho ndabakumbuza gusenga. Gusenga no gucudika Imana, ndabakumbuza gusenga. Mukunde gusenga, hari inyungu nyinshi zo gusenga. Gusenga twavuze ko ari ugusabana n'Imana, ari ugucudika Imana, ari ukuyibwira. Iyo usenga, Imana irakuruhura. Ibyo udashoboye, Imana ikabigushobora, ikagushyirira aho inzira itariri, ikayishyiraho. Ni inyungu nyinshi rero twavuga mu gusenga. Nababwiye ngo nawe wakongeraho izindi, kuko ndabizi ko nawe uri umusenzi. Reka dushime Imana kubw'izi ngizi yemeye ko tumenya uyu munsi. Hanyuma rero mwene data, iri jambo nturyihererane. Izi nyungu zo gusenga ntuzihererane. Sangize mwene data kugira ngo nawe akangukire gusenga. Mbega ubu turiho turakongeza inyota yo gusenga mu mitima yacu, imitima y'abizera Imana, imitima y'abamenye Imana. Erega gusenga bidutandukanya n'isi, bigatuma tubaho ubuzima butunganye bwejejwe, kuko Imana iduha imbaraga zo kunesha ikibi. Ubisangize bene data rero. Hanyuma wowe utarakora subscribe kuri channel, ikore, urabuteye inkunga umurimo w'Imana. Kora kuri notification kugira ngo buri jambo ryose dushyize kuri channel cyangwa buri kiganiro ujye ukibona, hanyuma urushizeho kwaguka. Kuko nta jambo na rimwe, nta kiganiro na kimwe tuzacisha kuri channel yacu nziza yanaweza kitazakugirira umumaro. Umwami Imana abaho umugisha. Ikindi ntukabyihererane. Ibisangiza bene data, ubwo tuzaba tuje dufatanya umurimo. Ndagushimiye Mana y'agakiza kacu, soko y'ibyiringiro. Ugize neza Mwami Imana kuganiriza ubwoko bwawe. Ndagushima ko umpinduye igikoresho kuri uyu munsi wa none kugira ngo uvugane n'imitima y'abana bawe, ubereka inyungu zo gusenga, ubakumbuza gusenga, ubereka ko gusenga birimo inyungu kandi nyinshi. Mwami Imana, ndasenze ngo abo bose bumvise iri jambo, bumvise iki kiganiro, bakurikiye Mwami Imana, bazakurikira iyi video, uzabongerera imbaraga, uzabongerera inzara, uzabongerera inyota yo gusenga, uzabongerera umwete n'umuhati Mwami, bagushakana umwete, bamenye neza yuko gusenga birimo inyungu. Mwami Imana, twese duha imbaraga zo gusenga, kuko hari inyungu nyinshi mu kwegera Imana, mu gusabana nayo, mu gukundana nayo, mu kubana nayo, mu kuyicudika. Mwami, dushoboze
umuntu wese uzakurikira ijambo azabone yuko hari inyungu ziri mu gusenga. Umwuka wera w'Imana uzaba inyuma y'iri jambo kugira ngo wagure umutima w'uyu muntu uzakurikira ijambo, yumve umuhati we wo gusenga ko atari ubusa, kandi utabikoraga azumve neza yuko gusenga birimo inyungu ndetse nyinshi. Urakoze Mwami Imana, gushimiye umwanya mwiza uduhaye, gushimiye urukundo dukunda kutajya utureka Mwami. Impamvu ubuzanye ijambo nk'iri, ikiganiro nk'iki, nuko ubizi ko hari benshi bari kure, nuko ubizi ko n'ababikoraga Mwami bariho bacika intege, ushaka kubasubiza intege mu bugingo. Izina ryawe nishimwe. Urakoze Mwami Imana, kumvise gusenga kwacu, n'izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom.